Mu gihe ibindi bihugu bimaze amezi agera kuri 2 byinjiye mu mwaka mushya wa 2026 ndetse bikaba byarafashe igihe cyo kwizihiza uyu mwaka cyangwa se uwo mwaka, mu gihugu cy'Ubushinwa ho naga ariko bimeze, dore ko ijoro ryo kuri uyu wa 17 Gashyantare 2026 iwabo aribwo bizihije uyu mwaka. Nubwo bimeze gutyo rero nibibuza igihugu cy'Ubushinwa kwifatanya n'ibindi bihugu mu kwizihiza wa mwaka baba baratangiye mbere yabo, dore ko nabo usanga batatse ibigaragaza ko binjiye mu mwaka, ariko by'umwihariko umwaka wabo ugatangira mu kwa kabiri, dore ko ibintu abantu benshi batabizi bizihije uyu mwaka. Mu by'ukuri nubwo bimeze gutyo, mu Bushinwa usanga hari umwaka bahaye agaciro cyangwa se ukwezi bahaye agaciro. Abantu benshi usanga bajya mu byaro cyangwa se aho bavukiye, aho bakomoka kwizihiza uwo mwaka, abandi bakareka akazi ndetse bagatangana konji ku banyeshuri kugira ngo bizihize uyu mwaka. Mu Bushinwa usanga benshi bafata ikiruhuko cy'iminsi 5 mu rwego rwo kwizihiza uyu mwaka. Abafite akazi rimwe na rimwe bagafunga kugira ngo bajye kwifatanya n'imiryango yabo uyu mwaka. Si ibyo gusa, ahubwo dore ikintu gitangaje, buri mwaka ugira inyamaswa iwuranga. Aho mu mwaka wa 2025 inzoka ariyo yarangaga uwo mwaka, naho kuri uyu mwaka cyangwa se muri uyu mwaka wa 2026 ifarashi se cyangwa se horse akaba ariyo iri kuranga uyu mwaka. Ifarashi rero ni ikintu gikomeye mu gihugu cy'Ubushinwa, aho igaragaza imbaraga, umuhate, umuvuduko muri byose, kwigira ndetse n'imbaraga cyangwa se n'iterambere. Abantu bavutse ngo muri uyu mwaka w'ifarashi ngo n'abantu bavutse bafite ubushake n'imbaraga, ubuhanga ndetse no gusabana bishyira kwaguka cyangwa se gushaka. Ibi rero mu gihugu cy'Ubushinwa bakagira inyamaswa 12 arizo zigaragaza y'amezi 12. Buri mwaka rero bakagiramo inyamaswa igenda iranga uwo mwaka. Ibyo rero bikaba ingaruka mwaka cyangwa se ibyo bikaba mu mezi 12. Ngo ibi rero akaba ari byo byerekana ubudasa bw'Abashinwa, dore ko bafite amateka akomeye cyane kandi bakomeyeho mu byo bakora byose. Ibi ku muntu ukomoka mu gihugu cya Ethiopia arabyumva vuba, dore ko bo bakiri mu mwaka w'ibihumbi 2018. Ese nawe waruzi ko ahantu hose bizihiriza umwaka itariki imwe cyangwa se umunsi umwe?